Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bene data bakundwa, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza kandi mbifuriza kugubwa neza no kurushaho kugira ibihe byiza, no kurushaho gufashwa n'amagambo y'Imana mugezwaho kuri urubuga rwa SAVEUR DIVINE. Nongeye kubasuza rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero mujye kuganira muri aka kanya, nitwa BAGABO Joseph kandi ngarutse ku bwa SAVEUR DIVINE muri ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Kandi nongeye gushima Imana ko Imana tugira neza muri kino cyumweru tumazemo twiga ku ijambo ry'Imana. Hari bene data n'abashiki bacu bambanjirije babaganirije, nanjye ndimo amagambo meza cyane ajyanye no kurushaho kungurana ibitekerezo muri ubwami tujyamo bwo mu ijuru. Nanjye rero ngarutse uyu munsi ngira ngo ku byo bene data bavuze nongereho ibindi bitari byinshi kugira ngo turushaho kunganirana no kuganira kuri aya magambo y'Imana, bimwe mu bintu bidufasha kurushaho kwitegura neza no kuba abagenzi bakwiriye kujya muri ubwami bw'ijuru. Bene data bashiki banjye, mwebwe mukurikirana cyo kiganiro cya SAVEUR DIVINE muri ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, nubwo hari abandi bakurikirana muri rw'Igifaransa cyangwa se Igiswahili n'Icyongereza, ndagira ngo nongere mbashishikarize kugira ngo ibi bintu mwumva, aya magambo mwumva ntibikabe ubwiru, ahubwo ujye ubimenyesha n'abandi. Ijambo ry'Imana tubwira yuko abahamagariye benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri mu makamba meza abantu bazambikwa. Harimo iri kamba ry'abantu bahamagariye benshi gukiranuka. Waba utarabaye umwe mu batambutse ibi biganiro, ariko waba umwe mu babigeza ku bandi. Imana igushoboze uko mu ijambo ry'Imana muri ubu buryo ujye uriha n'abandi urigeze ku bandi, kugira ngo ahari ubwo wa munsi wegereza kugera Yesu akagutwara itorero rye, ntiwabura bo warokora, ntiwabura bo ab'ijambo ry'Imana ryakoraho bakagaruka bakihana bakava mu byaha, nabo bakaba abagenzi bajya mu ijuru. Nawe ukazaba umwe mu bazambika amakamba yo gukiranuka, bazambika amakamba y'ubwiza kubera ko wahinduriye abandi gukiranuka. Imana yagiye gukoresha muri ubwo buryo. Ntukihererane ibyiza wumvishe, ujye ubigeza no ku bandi. Hamwe n'ibyo nari maze kuvuga, ndagira ngo simbitindemo, ahubwo tunyarukire ku ijambo ry'Imana ngira ngo tuganireho umunsi wa none. Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Ndagira ngo tuganire kuri teme cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo iherezo ry'umurwanyi mwiza. Ndagira ngo iki kintu tuganireho uyu munsi wa none ni iherezo ry'umurwanyi mwiza. Mu buzima busanzwe iyo abantu barwana bafite icyo bagamije, ariko umurwanyi mwiza ni urwana agatsinda akanesha. Iyo abantu barwana, muzareba abantu barwana hirya no hino, iyo abantu barwana bari impande ebyiri, ariko uwiswe umurwanyi mwiza ni uwarwanya akanesha, ni uwarwanya agatsinda. No mu buryo bw'umwuka cyangwa se no muri urugendo turimo rujya mu ijuru, umurwanyi mwiza nuzatsinda akagera ku iherezo ryiza, akabasha guhabwa ibyagenewe abarwanye neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8, wasanga amagambo Paulo yavuze avuga ku bintu byo kurwana. Timoteyo wa 2 ibice 7 umurongo wa 7, navuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanjye, narinze ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iby'umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Nyamara gusa nyengeye nyine, ahubwo nabakunze kuboneka kwe bose. Bene data, yana amagambo Paulo yavuze avuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narize ibyo kwizerwa. Aravuga ngo ibisigaye, wumve umuntu urwana neza
icyo ategereje kuzabona aba anakizi. Iyo urwana neza ubuze icyo uzabona ku iherezo ry'urugamba rwawe. Iyo umuntu arwana, iyo abantu barwana, ibihugu birwana cyangwa se abantu barwana, bavuga ati turarwanye, turashaka kuzafata ahantu runaka, igihembo kikabaho bafashe, igihembo kikaba icyo barwaniraga kugeraho bakakigeraho. Paul nawe aravuga ngo nanjye narwanye intambara nziza. Nongeye kwibuka andi magambo ari mu Bakorino ubwo bamubazaga bavuga ibyo kurwana kwabo, birata ko ari abarwanyi bazi ibyo kurwana. Paul arababwira ati ariko ngeweho sindwana nkamwe. Mwembwe murwana mutazi icyo murwanira, ngewe ku cyo rwanira ndakizi. Aravuga ngo ngewe kandi niyo ntera simpusha, mwe mushobora guhusha. Aravuga ngo kandi niyo nirukanka sirukanka utazi yonjya, ngewe nirukanka mfite iyonjya. N'ayo magambo aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanjye, narinze ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Umuntu urwana neza indwanyi nziza ibireba ibizava mu kurwana kwayo. Yaravuze ngo narwanye intambara nziza, ibisigaye nabizi bikiwe ikamba ryo gukiranuka. Umurwanyi mwiza abareba icyo azahabwa nyuma yo kurwana kwiwe. Nyamara sinjye nyine, avuze amagambo akomeye, bavuga ngo nyamara sinjye nyine, ngo n'abandi bose bazakunda kubereka k'uwo mwami. Reka nkubwire ngo Paulo arwanya intambara nziza arabihamya, ariko nawe warwana intambara nziza ukazahabwa ikamba ryo gukiranuka. Nanjye narwana intambara nziza hazahabwa ikamba ryo gukiranuka. Iherezo ry'umurwanyi mwiza muri ubu buryo bw'umwuka, muri ubu buryo bwa gikristo, ni urwana intambara nziza ategereje kuzahabwa ikamba ryo gukiranuka. Mwene data mushiki wanjye, ndakwifuriza nawe kurwana intambara nziza, uburyo buzaguhesha guhabwa ikamba ryo gukiranuka ejo hazaza hacu, ubwo umwami udakiranirwa azaba aje guhemba abarwanye neza, nawe ukazagaragara mu barwanye neza ugahembwa nk'uko abandi bazahembwa barwanye neza. Kamvuge nirukanka ibintu bitatu bizagufasha kurwana neza. Ni umwanya mutoya ariko nanya ngo ibintu nawe ujya wisuzuma urebe ngo mbese ibi ndabitunze. Ibi ni ibintu bitatu byagiye bifasha abantu bose bagiye barwana neza kurwana neza. Icyambere ni ukuba mu ijambo ry'Imana, cyakugendera mu cy'Imana yakubwiye. Iyo umuntu abayeho mu ijambo ry'Imana bimufasha kurwana neza. Muri Dawidi yigeze yabivuga muri Zaburi 119 umurongo wa 11, yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe ni kimwe mu buryo bugushoboza kurwana neza. Hari abantu byagiye binanira kubera yuko batagiye babika amagambo y'Imana. Imana yavuganye nabo maze barwana nabi, iherezo ryabo riba ribi. Witwa Sawuli byaramunaniye, hari ibyo Imana yamubwiye ngo ntabikore, agende gutya yitware gutya, ariko biramunanira, arwana nabi, iherezo rye riba ribi. Hari umuhanuzi Imana yari tumye kujya guhanura ahantu, arangije Imana yamubwiye ngo nturye n'umwe, uhanure ugende. Wariko horana n'undi muhanuzi w'umusaza amubwira itandukanye n'ibyo ngibyo, arwana nabi, iherezo rye riba ribi. Samusoni muzibye yari umuntu w'umunyembaraga, yararwanaga akanesha agatsinda, yari afite imirwanire mizima, ariko ahushije icyo Imana yamubwiye gukora, ahushije umugambi w'Imana, ahushije icyo cyari ibanga akagitesha agaciro, arwana nabi, iherezo rye riba ribi. Mwene data nawe umere nka Dawidi, uvuge ngo nabitse ijambo ry'Imana mu mutima wanjye, uburyo bumpesha rwose kutagucumuraho. Nushaka kurwana neza ubika amagambo y'Imana mu mutima wawe, abe menshi muri weho, bizagushoboza kurwana neza. Cyo ni icyambere. Icya kabiri gituma umuntu arwana neza ni ukuba mu bihe byo gusenga. Hari abaririmbyi babiri nakunze. Umuririmbyi wa mbere ni umuririmbyi wa 49 mu gushimisha. We yaravuze ngo ibihe nsenga Imana binkura mu magarara ngo bikantereka hafi ya Yesu. Reka nkubwire ngo iyo umuntu arwana senga bimushoboza kurwana intambara nziza. Undi muririmbyi wa 32 we yaravuze mu gakiza ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba ngo azafashwa no gusenga. Iyo umuntu arwana senga nta bwoba agira. Ikintu gituma abantu benshi barwana intambara mbi ni uko barwana bafite ubwoba, ariko iyo urwana usenga bikurinda ubwoba, iyo urwana usenga bigukura mu magarara. Ikintu cya kabiri kizagufasha kurwana intambara nziza ni ukurwana usenga. Icyambere ni ukuba mu ijambo ry'Imana, icya kabiri ni ukurwana usenga. Icya gatatu kizakurinda cyangwa kizagufasha kurwana intambara nziza ni ukurinda ibyo kwizerwa. Ibi nta bindi ni agakiza. Mwene data, agakiza twahawe, agakiza wahawe, ibyo wakiriye ubirinde
kandi ubirinde. Agakiza kararindwa. Ni ibindi bintu twaganiraho, ariko reka nkubwire ngo agakiza kararindwa, kandi tukarindisha ijambo ry'Imana, tukarindisha amasengesho. Bene ate Imana igushoboze kuba mu ijambo ry'Imana, Imana igushoboze kuba mu masengesho, uburyo bugushoboza kurinda agakiza. Umuntu urwana intambara nziza nurinda agakiza yahawe. Ibintu bitatu bizagufasha kurwana intambara nziza. Urebye ba Paulo bavuze aya magambo ngo narwanye intambara nziza, ibisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka. Urya mwami utabeshya, umucamanza utabeshya azama kuri urya munsi. Nta kindi cyamushoboze nuko yatuye mu ijambo ry'Imana, yabaye mu ijambo ry'Imana, arangije abaho mu bihe byo gusenga, kandi arangije abaharinda agakiza yahawe. Uzareba n'abandi bose Bibiri twereka zira ntwari zo kwizera, abagiye baba rwose abantu bakomeye mu by'ubugingo no muri ubu buzima no mu ngendo ujya mu ijuru. Uzasoma igitabo cya Mukristo, nta kindi cyabimushoboje cy'umugenzi, nta kindi cyabimushoboje kugira aho agera, nta kindi cyatumye arwana intambara nziza nuko yagiye yubaha amagambo yabwiwe n'Imana, ubundi akagerekaho gusenga, ubundi akarinda agakiza yahawe. Ndakwifuriza nawe mwene data wumva teza amatwi urubuga rwa SAVEUR DIVINE kurwana intambara nziza, uburyo buduhesha kuzashyikira icyo Imana yatugeneye. Wabikora rwose urushaho kubaha ijambo ry'Imana, wabikora rwose urushaho kuba mu bihe byo gusenga, wabikora rwose urinda agakiza wahawe. Bizagushoboza kurwana intambara nziza. Ntiwemere kurwana nk'umurwanyi mubi, ahubwo haranire kurwana intambara nziza, uburyo buguhesha kuzahabwa ikamba ryo gukiranuka kuri urya munsi. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.